ndabona neza Mutesi aragira ngo kuko ubu tugiye kumuvuga Mutesi ashaka kugaruka ariko acire birarura acire wigaruka muri mbwenu urarugakaye mute wamanya urija mute ariko ubundi ku kindi kintu cyari kijyanye n'amafaranga Pastor Mutesi twamufataga nk'umukiranutse ku mafaranga wenda yarazi kuyashaka mu buryo bwose wenda kuri gahunda ho haje ikibazo ngewe yigeze no kuri faranga mashyire Pastor Mutesi reka twikomereze ubwo mba nishyuye ideni ubu nemerewe kumuvuga yarambwiye ati manzu nyama uvuga ibyiza ngewe nkora ibi teka neza agatekera amakwe ntagereranwa kuri icyo kintu kabisa niba hariho ikintu kibabaje kandi giteye agahinda ntabwo ngewe ibyo by'amayiro nabivuyemo nuko umuturage ari gutekereza ko kugira ngo ajye guhura na Pastor Mutesi ashobora kuburirwa irengero akaba arasaba ubuyobozi bw'akarere ko bwamuha inzego z'umutekano kugira ngo zigende zimuherekeje kuko umuturage yamaje kubona ko ibyo yakorewe na Pastor Mutesi bishobora noneho ibirenzeho byamuviramo n'urupfu urumva ikintu kibabaje Pastor Mutesi dore amayereri cyangwa amakosa dore Mutesi uri defanda ariko umugabo cyangwa umugore nuwemera amakosa sibyo ikosa rya mbere ni ugufata sheke ukayandikaho amafaranga ukayihereza umuntu utayisinyiye ni ukuvuga ngo uyu muntu umuhinduye igicucu nk'igipapuro yatoraguye mu nzira bagiye mu rukiko Mutesi yavuga ati ngewe iyi sheke narayibuze narayibuze ntabwo niriwe nanayirangisha kuko idasinyeho ntabwo yari isinyeho ngo mvuge ngo ntabwo yari isinyeho ubwo bivuze ngo uyu nta nubwo yajyana mu rukiko oya mu rukiko se wayiregesha numvisha impamvu yaje icyo yaregesha ni cya kiganiro yavuze ati duhaye amafaranga ko tuguhaye amafaranga nabwo kandi kiri kurigira neza no ku rugendo bashatse bakibaninga amafaranga cyarayinjije kinjije amafaranga ya YouTube kinjiza nandi mafaranga afatika urumva icyo iryo ni ikosa rya mbere ikosa rya kabiri Pastor Mutesi yakoze hanyuma yo gutanga sheke kuko ntago twavuga ngo itazigamiye kuko iriya si sheke ubundi tuyibara ko itazigamiye iyo nyirayo yashyizeho amazina ye ijambo ryanditse muri Bibiliya rivuga ngo aho niho ubwenge buri aho niho ubwenge buri tuyibara ko izigamiye iyo yashyizeho amazina y'agasinyo naho rero yatashyizeho amazina ubwo bwo n'ubujura bw'ubuduruburi bw'ubukaceri bw'ubuyabwo n'ubujura bw'amanyanga remereye ubundi adakwiriye kuba yabarurirwa ku muntu ufite titre ya pastor n'amanyanga akomeye nka yababajura ba Nyabugogo akubwira ngo bagiye kugusengera ngo bakweretsweho ngo imivumo ngo ngwino tuyigukureho bakubwira ngo hari ahantu ngo bibye ngo muri banke ngo none ngo hari bariyeri ngo turagira ngo tuguhe ibimenyetso ngo urahagera ukerekana ngo ntibigwe bazugusaka ngo bamenye amafaranga iyo ni imibare ikomeye ni kwa kundi umuntu akubwira ngo ntiza telefone ngo mvugane n'umuntu ugayeri kumuhereza yarangiza igihe ari kuvugana akakubwira ati ariko ati rwose nsayidira ati unyakira uriya muntu akaji agahita guha bibiri igihe ugiye kumwakira Novida akagenda ibi nibyo Mutesi yakoze yabaye iseke yarayisinyeho basi noneho wenda amafaranga bamuhaye akaba yarayakoresheje ibibazo bibaho umunsi wo kuyirotira akaba atarayabona ubu ngubu namushuti we ari mushuti we muri Uganda uri kumva wahuye n'ibibazo bya sheke n'ibyo ngibyo sibyo ubu ngubu uyu munsi amafaranga akaba atarayabona n'abantu bakamutabara yarabanye Mutesi ntago twabona Mutesi afungwa kuri RIB hejuru y'amayero 547 ni make cyane sibyo ibi ngibi birumvikana ariko biriya nugushaka ni imibare y'ubujura ni ikintu we ubwawe wakoze cy'amanyanga iki nacyo ni kibi sibyo cyo ni ikintu kibi cya kabiri Mutesi yakoze icya gatatu kibi nanareka ibyo ni ugufata amafaranga yahawe n'abantu yabaye aya mafaranga ari umutima we mwiza wamuteye kujya gufasha aba bantu akajyayo akababwira ati rero
ku itariki zinisi nzabohereza amafaranga mugure umurima w'uyu mwana none reka mbasigira ikimenyetso iyi sheke nubwo ntayisinyeho iyi ni ingwate izabereka ko ibyo navuze nzabikora n'ubu twavuga tuti Mutesi aracyahiga wenda habaye n'intambara muri Irani wenda peteroli ye ntabwo iragera mu Rwanda cyangwa Hormuzi ye irafunze Hormuzi ya Mutesi ntago yafungwa irafunze ariko jya wemera ariko Hormuzi uzi cyari cyo none se ndi kuvuga ibyo ntazi wa mukobwa ujya utanga ibiganiro kwa Sabe wo kwizimbi yitwa nde Nyiramwiza Hormuzi uzi cyari cyo ndayikizi Hormuzi uyu munsi iriho passcode sibyo ariko wamungani kubera nyine iba yaragiyeho UPI hariho UPI urumva ni ikibazo reka twikomereze uyu munsi tukavuga Ayatora Feridina uyu munsi tukavuga tuti Hormuzi Ayatora Feridina yarayikatinza ashyiramo abamarine nibo barimo kuyoga batarapu ntago mugifite uburenganzira batarapu ntago bagipfa gukandagira muri ayo mazi n'andi mato yose barapfuye bose barapfuye noneho ibi byose bikaba ibibazo iyi mikino abantu bagenda bakina iyi ngiyi ni nayo idukozeho ubu ntabwo abantu bakitwizera ba diaspora sibyo ubu nushobora gukora inkuru y'umuntu ngo arababaye babyita imitwe uze ejo bundi uko byagenze umuntu ubana n'ubumuga ari Nyagatare yicaye mu gitebo bashyizemo ibishanga kuba rero aya mafaranga hari abagira neza bayohereje yarangiza akayakoresha agahimbiye imitwe kugira ngo badahora bamubaza ngo ya mafaranga twakoherereje yageze yajya kuki utayagejeje yo ngo utwereke feedback yagombaga kwemera wenda bo diaspora kajyabwira ati ndarwaye ntago ndabona umwanya wo kugera igicumbi ariko kuba yaragiye igicumbi ntabwo azabakiga Mutesi uramubona muri RIB Mutesi rero abakiga twebwe dore uko tumeze yego njewe gamba ndaguhurira twe tuvugisha ukuri sibo mana abakiga iyo uvuze ikintu bita amajyaruguru ikintu tutakubwiye twabwiye nyakuba president wa Republika urumva tumaje gusenda abacengeza aho yinjiye tubwira inkotanyi tuti nguyu turagije turabwira tuti turagukunda intara y'amajyaruguru ni itora 100% niyiri hejuru mu matora iyo tukubwiye twe ngo turagukunda ubwo tuba tugukunda nta manyanga nta mbereka iyo tukubwiye ngo turakwangaga ubwo nuko kwanga ubwo ngubwo turakwanga niba rero abakiga bavuze bati umuntu yaduhemukiye meya Gicumbi navuze ati inzego zimukurikirane nguhaye 28 nguhaye 28 dutegereze turebe kuri Twitter ya Murangira Bitsiye nyuma ya 28 urebe kuri Twitter sibyo ushobora kuhabona Twitter itandukanye Mutesi adatabaye iri joro umunsi w'abakoze ejo ashobora kuwurya nabi ngo ikaze kandi ndagusuhuje nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga sinjye nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye bamwita Pasteur Ibyishimo cyangwa se Sibomana nanjye kwanga Atanazi Sibomana Jean Baptiste umusaza yego banashaje ariko byaje kabaye ubwo umusazi watangiye kugenda ni iki kabaye mumeze mute turashima mukama ko mbonye TV1 abapasiteri bagenzi bawe igiye kubakoza hasi irasuka amazi ku rutare TV1 na pasiteri ninde wabayeho mbere TV1 izahindura izina pasitoro bizaguma iravuga bishoboye wari wajya gusura Mutesi muri RIB wajya gusura Mutesi oya ntabwo ndajyayo wari gushinzwa sheke itazigamiye oya ariko ibyo ngibyo urumva ari kwishindwa senate urumva mu minsi yashize bagize gutyawe n'urugendo bababonye ahantu inkuru ivutse babikojejeho nyine bakoza ibaba muri wino bandika kuri sheke bati umuryango rwose tugiye kuwufasha kumbi ni imitwe hanyuma uwo bafashije igicumbi haramuruko hamwe bagiye bakavuga ko babashyiriye ubutumwa bw'abagira neza yego
bakabubashyikiriza abantu bakarira bagatera impundu. Ntumbwire ko yasheke nta mafaranga ariho. Nyirayo yaje hano kandi baravuze ko ari amafaranga. Urabizi ko bagiye banatindamo gake ngo abantu bakitanga, baragenda bavuga ko amafaranga bayazanye barayatanga. Ndetse Mutesi avuga ijambo rikomeye, njyewe envelope na envelope riga yatanzwe ntago ari sheke. Batanze envelope ngo irimo amafaranga, bihindutse sheke gute? Ubundi Mutesi yanabwiye abantu ati ntihazagira unyoma inyuma atagize gute, atarizanye. Hanyuma rero witwa Mureramanzi, uyu mugabo rwose n'uwahariya ahantu bita Munyinya, azi Kigali ngo aje kuri amafaranga. Mbibonye ntago nge nagisuye TV1. Ngewe mbibonye ku Ikaze TV Rwanda ku mugabo w'inshuti ya Mutesi cyane witwa Pastor Claude. Oya ngo yaramwimye nagakira inshuti ye. Oya ni inshuti bugerega bazita izotanye mu Kinyarwanda, ni izotanye. Nibutse ko bajyanye muri kamera. Noneho ndavuga nti hari igihe byaba ari bya bindi bujya ngo umwana murizi ntabwo akugwaho urutondo. Tiwaceza bahabyumba ema ninkugambira eze mugambire mukigataka kubwira ko ya mugambira amajema ngeno yija kukuraba utaka ukamukwatira ayi kanigarukiri tiasho konka nagambira Mutesi mugambire agambe mazima gambe mazema takakora amakosa nkaya ema reka nigarukire mawe afude mute uriya twari baje tukireta y'ubumwe ko mu mataje bubaka inzira z'ababana n'ubumuga, mu mashuri ko hari ubukarabiro bwabo hakaba intebe zabo n'ibintu byose, ahantu hose mu mawese ko hari ahagenewe ababana n'ubumuga, ko hariho amagare ku mirenge ko babarura, mu midugudu ko buri mu masibo mu nsengero ko nta kwezi gushira batatse imibare y'ababana n'ubumuga, ko hari za handicap international n'ibindi bigo bitandukanye biza na za compassion ziza kureba abana n'ubumuga. Uyu muntu aba mu Rwanda ku buryo umuntu ngo abana n'ubumuga kugeza ubwo ngo yicara mu gitebo. Mwana uko batiba ariko banavuze ngo bajyana isazi ku buryo ho hantu nyine ashobora no kugira gucya agahita apfundura gakantu kari misazi ku buryo n'abantu isazi zibatumaho zigafasha ikiganiro kugira ngo cyerekana amarangamutima ya dira umuntu arimo gukora. Ntago se mwabibonye nyuma hajya yindi cano tukabona wa muntu ngo bana n'ubumuga remye arahagaze ari gushima Imana ko yabonye umuceri ko bariye baryamye mu mashuka, ariko n'ibintu abantu babisaba neza batibye abantu. Ubu se ntabwo uzisaga hano si hani Kabugazi ya miliyoni 9 umuntu yakoze inkuru y'umuntu ngo ararwaye ari kuri dialyse, kandi nibyo arangije afata simukada arayitwara na telefone. Aba diaspora bohereza miliyoni 9. Abantu bagiye gukanguka bagiye gushaka telefone barayibura mu minsi mike, bagiye guswapisha batse historique kuri MTN basanga 9 hasigaye 3,000. Ubwo se urumva abantu bafashije umurwayi. Wabona abantu babyibushye mwana ngo naba YouTuber twarazambye twaravuze urufuzi rwaraje, umuntu akajya agavuga inkuru ebyiri gusa ngo ntuza wacu, ukajibona muri comment ntuza wacu ariko turaje turebe urumva. Ubu se ntabwo uzisaga yiriya mu burengerazuba mu burengerazuba kwa Dorimbogo. Yego ni muri hajya si muri ni burengerazuba nyine ntago ariko ni Nyamasheke burengerazuba. Ntuzi ko Dorimbogo yapfanye umushinga wo kubakira nyina. Abantu bamara kubibona Dorimbogo apfuye bakavuga tereka dusoze inzozi ze. Harimo n'uwitwa Dr M aga project uwo mushinga. Ntabwo yaje kubivuga nyuma amanyanga abantu bamukoreye. Cano zikomeye hano se sizo zenyeranyiraga ayo mafaranga. Ntabwo zamuvugiye arwaye, ariko amajije gupfa bajya kumucuruza. Dorimbogo se nuzi ko ngo aba diaspora ntibatanze miliyoni ngo zigeze muri 10 na zingahe 10 hafi na 10 na zingahe maho ngaho, kuko amafaranga yageze kwa Dorimbogo ni miliyoni 1,700 ngo
yanyuze kuri simukadi ya nyina wa Dorimbogo andi 13 zose zaciye ku bakire ba hano kuba YouTube hano i Kigali ni ibivugwa ariko duraho nibere nyiragatwe gatakarinda urugumo yego iyo umuntu akomeye bujya akomera mu mutwe kandi yawo ugukubise uwawe urameneka urumva umuntu wagize gucya kamirizo 13 se kunda aho twinika Nyagasana atandambitse ikiganza aho ziri ugira ngo ntihahinga bikoro afashe mimwe akaza kumbarura Nyagasana atari uborotse iki gitwe ntiyakimena urumva ntabwo turajya kwa Dorimbogo gusa wa mukobwa apfuye waguye Bugande yitwa nde Vava yaburaga everyday Vava yaburaga umwuka batareba yaririmbaga umwuka ushira batareba ntibarebaga niyo yagiye gukora amafaranga Vava ntiyapfuye ngo afite ikivuzo uburetse kano ka everyday ntabwo ari Dorimbogo ni Dorimbogo ntuza everyday gogo gloriosa gogo ntapfanye icyifuzo ngo cyo kujya akabenzi ntago bibaba ubazazuka tukamuhe none se yabuze akabenzi ibaze rya mafaranga yakoreraga gogo ntago yaraherekejwe n'abantu apfanye icyifuzo gogo cyo kujya akabenzi apfuye atari akabenzi arapfa ariko mwana ujya ntidufite ibiganiro urumva ntabwo yaguye kuri stage umwuka ntiwashiraga bareba uzivuriro bamujyanye Mogogo ibugande ku muhanda hariya ndaribona neza n'amaso uzivuriro bamujyanye ntibamujyanye mu ivuriro ryiza yapfuye ajyanywe na leta y'u Rwanda sibwo bamujyanye muri ntuza muri Murago hospital kuki batamujyanye yo mirongo itamukubita muri ambulance amujyane muri Murago ibugande uzi ko bavurira ubuntu ibitaro bya leta ibugande n'ubuntu kuki batamujyanye muri Murago bamujyanaga hafi ngo ahita agaruka abaha amafaranga ntiyapfuye ari gusinya amasezerano ngo yo kwamamaza Mirinda yapfuye gucya tore afite ikarama meracya arimo gusinya amasezerano azamumarira iki ariko nubundi nabonye uwari warabitwaye ngo wamujeraga jeunda abajura baramuteye baratobora uri ubijyanira ubuntu n'abandi bakajya mu gifaransa bavuga ngo ni déplacer ura déplacer wagaruka ugasanga n'abandi mu gufuya mu ntambara abantu bajya gufuya abantu bakuru twe twari utwana no murakanyera akajya mu kigo hano akadeplacer amatora akaza gahisha hano undi uje gufuya mu kigo yahura na ya matora akadeplacer ya yindi undi yava gutwara amatora agenda agasaga ntayihari akagenda akadeplacer gaze ya byeri akaza akayihisha amaha undi unyuza hagiye kwiba handi yabone gaze bese ni déplacer si ibyo ngibyo bari gukora ubuse tuvuge gogo gusa mubwire nabandi babakobwa se aba bakobwa ubuse barangiye muri gossip babonye ikize ntibakoze se vese na Dorcas nibaririmbye ubuse abateye amakorasi gusa ntabwo bakize nk'ibyo byose abateye amakorasi gutera korasi gusa za kera ntibakize se Vesire se na Dorcas bafite nuko babona bagenda bafite iki umwenda mwiza ibiki se wari wabona muri supermarket bifotoza nk'uko ubona ba Medina banuza baba baryoshye wari wumva se basohotse ngo bagiye Rubavu cyangwa bagiye aha naha ntabwo bakiri abantu batega kamoto n'amafaranga yose bakoreye ubwo rero ndi kurangira TV1 inkuru iya ntuza iya Mutesi iroroshye urabona ko ari escroquerie iya Mutesi iroroshye nta kintu kirimo handi hantu hari inkuru baze tubabwire hari inkuru sibyo hari inkuru abana bari amafaranga hari amafaranga nyamafaranga Buriya ndangira aba YouTube bajye kureba Sabe burya Sabe ne mu YouTube w'imfura buriya Sabe no mu YouTube w'imfura abandi ba diaspora bumva mushaka ko amafaranga yanyu mutumye abantu abageraho muze mu ntume uzaza gahamya ngo naramutumye ndayarya azagenda ndege batume Prince Robert banatume na Sabe bivuze ku mugaragaro hano kuri YouTube muzaze mu ntume kandi nge nzabatumikira banatume sa nge najya aho duke yego
we waturya yewe utabanje kumpa none se nkubeshye ugiye gucya wikore umamagara uti Sibomana ngo haye igihumbi cy'idolari jya kumfashiriza abakene nanjye ndakenye ndihera ndafataho desi 800 ngende nyaha abakene oyange bazameza batumikira oya ngiye bazarorere numbwira uti shaka gura imifuka 10 uyishyira abakene nzajyana 9 umwe musige mu rugo kuko nanjye ndashonje turagushimiye shakira abantu uraha amakositimu 10 nanjye mpora nambaye amashati nzamanza nzishyira ku rutondo wa mbere nkunda abandi nkuko nikunda uwa mbere Sibomana ubundi nguha 9 ngiye abantu nakoranye nabo bose barabizi urambwira uti shaka abakene bo guha Noheli ntoranyiriza abataratu wa mbere Sibomana Jean Baptiste ngashyiraho 5 ndashaka abantu ndaho ibitenge manza w'umugore wanjye nkashyiraho 4 aho kugira ngo ejo sibyo meze nkubeshye nambara ubusa sari njye utanga imirizo oya reka dufate umwanya tubashimire yari breaking news nubwo atetwe twari breaking ariko na makuru abari akiri update ari timeless ni iteka mutwe rya Pasteur Mutesi twari turi kuganiraho nabyo kuko mukanya umuntu aranyandikiye nta n'ibindi bindi wenda niyo twanakora tayito ubuteka mutwe bwa Pastor Mutesi umukozeho dore ibyaha 3 bikomeye Pastor Mutesi arimo gushinjwa kuri RIB umuturage w'ibyumba hanyuma yo kumwambura ntabwo acecetse nimwumve ikiganiro umuturage w'ibyumba atangaje cy'ubuteka mutwe yakorewe na Mutesi handitse gwiki umva ibya Mutesi wanyusha uri kumva rero tuba tugomba kwicara tukivugira si twe tuba tubazanye ku mihanda ariko nanone bazatuvuga mu gitaha ntago bareka kutuvuga baranatuvuga turabavuga ariko mu gitaha natwe bazatuvuga reka tubashire mwese mwanye natwe tubabwiye ngo ibiganiro byacu rakagaruka shalom